tumaze kureba uburyo wafungura demo account kuri video ya mbere twaborebye cyangwa se maze kubereka. Ubu noneho tugiye kureba uburyo wafungura real account kuri Deriv Limited cyangwa se Deriv Synthetic Indices. Aha iyi ngiyi twa tumaze kureba ni demo account, hahandi baguha ibihumbi 10 byo kwimenyerezaho umwuga cyangwa se byo gukoreraho exercices. Ariko noneho tugiye kureba uburyo wafunguramo account yariyo ushobora gukoraho deposit ugatangira trading yawe, ayo wungutse ukayabikura, ayo wahomba nabwo ukamenya ko wahombye, ibintu nk'ibyo. Ariko katubandanye twihuta turebe uburyo wafungura real account. Uhita usubira hahandi rero wareje uhuza ya demo yawe cyangwa se ushaka ya account yawe ya Deriv. Uvuga ngo aha ngaha uhita usubira muri account yawe ya Deriv ukareba noneho hano hantu handitse ngo demo. Aha ngaha handitse ngo demo, uhita wakirika ugahita ubona kano kajambo kanditse Rio. Hari demo hakaba na Rio, ugakanda kuri Rio account kuko ugiye gufungura Rio account. Iyo ukimara kugakandaho uhita ubona hano hantu handitse ngo get Deriv account cyangwa se get Deriv Rio account. Uhita uhakanda ugakomeza. Ukimara kwakirika bahita baguha option uhingukiraho yo guhitamo uburyo uzajya ukora deposit. Uvuga ngo kuri uyu mobroker cyangwa se kuri company ya Deriv Limited gukora deposit ni uburyo bubiri, uburyo butatu. Hari uburyo bwa mbere bwo gukora deposit ukoresheje bank, ariko nabwo bigasaba ko ugomba kuba ufite bank y'amadolari cyangwa se bank wafunguye mu mayero cyangwa se bank wafunguye mu mapaundi cyangwa se account ya bank wafunguye mu madolari y'ama Australian dollar. Hari bank y'ama USD dollar, bank account y'amayero, hari account y'ama paundi yo mu Bwongereza n'amadolari y'amayero. Aha ngaha rero nk'abantu dutuye muri Afurika cyangwa se dutuye hano muri Afurika muri rusange biragoranye kugira ngo twebwe dukubone iza account, abazifite ni bakeya. Umanuka hasi ukareba ku buryo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri rero nuko busa nk'utworoheye cyangwa se bworoshye buri wese. Hari uburyo aribwo buryo twita cryptocurrency. Ubwo cryptocurrency akenshi aha ngaha ndakeka nta utazi gukoresha cryptocurrency. Hari uburyo bwa mbere bwa USDT TRC20, hari uburyo bwa kabiri bwo gukoresha Bitcoin, hari uburyo bwa gatatu bwo gukoresha Ethereum, hari uburyo bwa gatatu bwo gukoresha Litecoin, hari uburyo bwa kane bwo gukoresha USDT ERC20, hari n'uburyo bwo gukoresha USD coin. Uburyo rero ngewe shishikariza abantu ndi kwigisha cyangwa se mpitiramo abantu ndi kwigisha bworoshye cyane ni ubu ngubu uko ari bubiri, ucuzingamo bumwe ubona bwakorohera. For example nka USDT, hano ndaza mpitemo nka USDT. Uvuga ngo USDT, impamvu mvuze ngo uhitamo uburyo bubiri nuko USDT minimum deposit na $50, naho mu gihe kuri Litecoin minimum deposit na $10 no kubikura yewe minimum deposit na $10. Ariko kuri USDT minimum deposit na $50 no kuri minimum withdraw na $50. So niyo mpamvu uhitamo uburyo bukoroheye kandi burihuta cyane. Warangiza niba wacuzizemo USDT urakora next, ukomeze. Aha ngaha ugera kuri page ya kabiri igusaba kuzuzamo
imyirondoro yawe. Hano barahita bakubaza ngo choose the document type ushobora gukoresha. Hari ugukoresha ku bantu bafite ibyangombwa batuye mu bindi bihugu nka Uganda, Kenya, Burundi, ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha ibyangombwa bitatu bitandukanye. Urahakanda urebye ibyangombwa bari kugusaba. Hari gukoresha alien card. Ni ukuvuga ngo alien card ni ikarita y'ubuhunzi. Hari national ID number, hari passport, hari ko wicuzinga ko uzabihitamo uzabikora nyuma. Ku bantu batuye mu bindi bihugu cyangwa se ushaka kujya muri stress zo guhita mukora verification, uhita ucuzinga kimwe n'abari hano mu Rwanda. Uhita uza ugacuzinga ubu buryo bwa nyuma bwo kuvuga ngo I want to do this later. Ibyo birahagije. Iyo umaze kuyicuzinga uhita umanuka usirowinga hasi ukamanuka, bakakwereka aho wuzuza amazina yawe. Hano uruzamo amazina yawe asanzwe, Shami. Hano ndongera nze nuzamo irindi zina rya kabiri. Hano ukuzamo date wavukiyeho n'umwaka. Hano ukuzamo nimero ya telefone. Ku bantu bari hano mu Rwanda nanone hano kwitondera cyane, ni ukuvuga ngo mu cyimbo cyo kwandikamo 250 ugakomeza nimero ya telefone yawe, wandikamo 254 kuri ya nimero yawe ugakuraho 0 ukomeza 78, cyangwa se ukoresha Tigo ubwo ni 72 cyangwa se 73. Warangiza ugakomeza na nimero yawe, niba ari 900 n'urugero, niba ari kangahe ubwo ugakomeza imibare iri inyuma ya nimero yawe. Ariko ku bantu bari Uganda, Burundi, Kenya, mu bindi bihugu runaka, ho muruzamo nimero yanyu mwacuzinze bitewe n'ibihugu mwaselectinze gukoresha. Kuko numva ngo nk'umuntu uri mu Burundi we ntabwo biri bamuha 254, ahubwo bahita bamuha 257 ya afiki ndakeka. Muri Uganda bahita bamuha 256, muri Kenya bahita bamuha 254, nk'uko nguko bayiduhaye. So hano hasi ya nimero urongera ucuzinga igihugu cyawe cy'amavuko, place of birth, aho wavukiye. Wibuke ko ahantu wacuzinze bwa mbere igihugu cy'amavuko cyangwa se igihugu twita ngo citizenship, wacuzinze Congo Kinshasa, noneho residence ucuzinga Kenya. Ubwo hano kubera reba kudusaba igihugu cy'amavuko, place of birth, agace wavukiyemo, ucuzinga Congo Kinshasa. Ku muntu uri hano mu Rwanda ariko gusa, naho ku muntu uri mu Burundi hari gucuzinga Burundi, cyangwa Uganda ucuzinga Uganda. Noneho tax of residence, igihugu wavukiye utangiramo cyangwa se ukoreramo business yawe, twabonye ko twacuzinze Kenya. Ubwo nawe uraza aha ngaha ku muntu uri hano mu Rwanda ucuzinge Kenya. Numara kuyicuzinga baragusaba gukora tax identification number. Buri wese araza gukoresha iyi ngiyi ngiye gushyiramo ku muntu uri hano mu Rwanda. Uvuga ngo uraza ucuzinge iyi mibare ishyizemo ni P052 2 4 6 430L. Niyo tax identification nabashije kubona yo muri Kenya umuntu yakoresha. Impamvu yo gufungura iyi account, uraza uhitemo incoming earning, nurangiza hano barakwereka
gukofaminga niba imyirondoro ushyizemo koko ari iyawe, then uze ucuzinge cyangwa se uyikofaminge, urangiza ukande next. Ukimara gukanda next hajya haza page ya gatatu. Iyo page ya gatatu cyangwa se step ya gatatu niyo kuzamo address. Uvuga ngo address kuko hano muri igihe uri gukora verification, Deriv cyangwa se company igusaba irangamuntu cyangwa se gukoresha perime cyangwa passport. Icyo ni kimwe, cyangwa se ikarita yuko wenda uri impunzi. Icyo nacyo ni ikindi. Uvuga ngo ni ibintu bine bagusaba muri type ya identification. Noneho muri address cyangwa se proof of address bagusaba icyangombwa cyerekana ko utuye aho hantu koko, cyangwa se ukorera aho hantu business runaka, kimwe muri ibyo, cyangwa se bank statement yo muri icyo gihugu ukoreramo business yawe. Hano rero nk'umuntu uri hano mu Rwanda, kubera abazakenera gukora verification muzasanga inbox nkababwira uburyo verification cyangwa se account verification yanyu mwayikora. Muraza kuzuzamo ibi ngibi. Upper Hill ni uduce two muri Kenya. Hano ha kabiri murashyiramo Hospital Road. Noneho kuri gatatu town cyangwa se town and city murashyiramo Nairobi. Hano kuri Nairobi hano ni aho guselectinga satra cyangwa se aho uherereye nyirizina, Nairobi municipality, agace uherereyemo state province. ZIP code murakoresha iyi ngiyi 0100. Uvuga ngo iyi ni step ya gatatu. Ku muntu uri Bujumbura utuye mu Burundi, we arashyiramo agace aherereyemo kajyanye n'imyirondoro yanditse ku cyangombwa cye kirangamuntu cyangwa se cya perime. Niba ari perime uzakoresha muri account verification, urashyiramo ya myirondoro yanditse kuri perime. Niba ari passport, urashyiramo imyirondoro yawe iri kuri passport. So no muri Uganda nuko, no muri Kenya nuko, ariko ku muntu utuye hano mu Rwanda we aruzamo ibi ngibi. Nurangiza ukande next. Hano hasi uraza kuri step ya kane, uraza hano choosing uvuga ko ari byo. If any above, nuvuga ngo izi terms and conditions zose za Deriv urachoosing ko uzemeye. Nurangiza ahangaha uze naho wemezemo utuvi, then ubu urasoje ukande add account. Uvuga ngo ahangaha urangije gufungura icyo twita Deriv Rio account. Iyo urangije gufungura Deriv Rio account rero, naho ubwo ugiye gushaka details za MT5 Rio account yawe. Details za account MT4 Rio account yawe, nkuko twabibonye kuri igihe twafunguraga demo account. N'ahangaha naho uraza ubigenza uko nguko. Uvuga ngo igihe usanze bimeze uko nguko, uraza uhita ukanda hano kuri SFDS. Ahangaha tubona handitse get account, wakande. Ukimara kwakanda bahita baguhereza akaga serikire cyangwa se akaga taburo, nako ugakandemo hagati. Numara kugakandamo hagati, wakanda kuri village, wakanda kuri verification, nta kibazo, aho wakanda hariho hose. Then bahita bakubwira ngo next, ukore next. Ukiba gukora next, bahita bakohereza ahantu uruza ya password yawe. Uvuga ngo niba mwabasha gukurikira password tumaze kuyuzuza ahantu hageze muri hatatu, ubwo aha ni akandi tugiye kuhuzuza.
kuvuga ngo ikindi password igomba kuba ari imwe. Ahangaha hamaze gufungura kuzamo password yanjye, ngo nahita nkanda kuri add account. Iyo umaze gukanda add account, ubwo then ukanda ngo maybe later, ubwo ukurikizaho. Urabona handi handitse ngo get hahise haba open. Iyo urangije kubikora gutyo uhita ufungura hano handitse ngo open, akaba ariho ukirika ugahita ureba za details zariyo account yawe. Izi details uhita urabona hahita baguha blocker bakubwiye gukoresha cyangwa se baguhaye ko urakoresha Derive SVG LLC. Noneho server baduhaye Derive server SVG server 2. Login number ID baduha iyi ngiyi. Ariko kugira ngo bitagutera stress cyangwa se utajyaho no kubyandika no kubyica, uhita unyura mu nzira yoroshye ugakirika kuri aka kantu k'ubururu. Ukimara kwakirika bahita bakujyana muri ya application yawe ya MT5. Icyo usabwa gusa ni ukuzamo password yawe, ko login ID bayizanyemo, ikiba gisigaye no kuzamo password yawe. Ubwo hano maze kuyuzuzamo password, ndahita nkande hano kuri save password kugira ngo njye ninjira mu buryo butonyereye ntongeye kwandikamo ya password yanjye. Nurangiza kuyuzuzamo uhita ukanda hano ngo sign in, account yawe ihita iba opened ako kanya automatically. Mu gutangira gutradinga rero, nitujya hano kuri trade turasanga ko ho hariho 0, ikikwereka ko ari real account. Ikindi uvuga ngo uhita ubona ahangaha hazaho n'amazina yawe na login number yawe ID. So kugira ngo trading cyangwa se ukoreshe iyi account yawe yariyo rero, ni ukujya gukora deposit. Ubwo icyo usigaje ni ugukora deposit y'amadolari guhera ku 10 kuzamura bitewe nayo ushaka gutradinga. Then yamara kugeraho, ubwo niba rya 10 ukamenya uburyo urayamanaginga, urayatradingamo ukabona inyungu. So hano urukubona za pair zose, ariko wenda kano kantu nako nkavuzeho gatoya. Iyo udashaka gutradinga izi pair zose, wenda ushaka gucuzingamo 2, 3, 4, 5, uhita ugakanda kuri aka kantu k'agakaramu ukavuga ati ngiye gusiba zimwe muri zo. Nk'iyi step index niba utakeneye ukaza ukayisiba, nk'izi volatility nayo ukaza ukayisiba, n'iyi wakuvuga ati ngiye gusigazamo izi ngizi, akaba arizo witradingira. Then ukagaselectinga ugaruka hano inyuma, uvuga ngo niba ushaka kwitoza izi ngizi za mbere akaba arizo witorezaho. Boom 1000, crash 1000, boom 500 na crash 500 akaba arizo witorezaho cyangwa se wibandaho mu gutradinga mu gihe ubona ko arizo zikoroheye mu kuzitradinga. Ariko si ihame zose ushobora kuzitradinga, ariko kugira ngo bitakuvanga cyangwa se bitagucanga mu mutwe cyane, uhitamo iz'ingenzi ubona ushoboye mu gutradinga, akaba arizo uzajya wibandaho buri munsi. Nkuko twabibonye aha kuri kote naho urebera za pairs, nkuko navuze ngo abenshi bakunda kuzita coin, ariko muri forex cyangwa se muri term ya forex tuzita pair. Hano muri chart naho urebera ya chart ukuri kuraninga. Washaka gushyiramo nka crash 1000 ukaza ukayiselectingaho, ugahita ukanda hano kuri chart naho ukareba ukuri kuraninga. Hano hari ibihe by'ingenzi cyangwa se icyo twita time frame. Uvuga ngo time frame ni ingengabihe igenga amasaha y'isoko ryawe, kurebamo mu munota umwe uko isoko riri kuraninga cyangwa se riri kugenda,
mu minota 5 uko isoko riri kuraninga, mu minota 15 uko isoko riri kuraninga, mu minota 30 kuzamura ukagera mu gihe cy'ukwezi uko isoko ryaraninze. Uvuga ngo hano ushobora kuza ukajya mu gihe cy'ukwezi ukareba uko isoko ryagiye ukabibona, ukaza ukagaruka ukajya mu gihe cy'icyumweru nawe ukareba uko isoko ryaraninze, ukaza ukajya mu gihe cy'umunsi ukavuga ati umunsi wose isoko riri kuraninga gutya mu buhe buryo, ukaza ukajya mu gihe cy'amasaha ane nawe ukareba uko isoko muri rusange riba riri kuraninga. Hano rero niba turangije ibi ngibi ndumva ntacyo usigaje, wenda hano kuri trade niho twarebeye profit, ni ukuvuga ngo ayo uradepozingaho urayabona kuri balance. Equity igihe winjiye mu isoko urahabonera equity yayo uri gutradinga, yayo wungutse nayo wahombye cyangwa se wahombye. Hano kuri history urahabonera profit y'ibyo wungutse cyangwa se ibyo wahombye. Then muri rusange nuko biba bimeze. Ushaka gukora deposit rero uraza ahangaha. So reka nze subira inyuma ho gatoya kugira nongere ninjiremo, cyangwa reka mpite mbikwereka ahangaha muri website. Ndavuga ngo ahangaha iyo urangije gukora deposit cyangwa se ushaka gukora deposit uraza ukanyura ahangaha kuri iyi menu. Uraza ukanyura hano kuri iyi menu ugahita ureba ahantu wanditse ngo cashier ariho haha. Iyo cashier uyikandaho uhita ubona hano hantu handitse ngo deposit. Hari deposit, hakaba na withdraw, hakaba na payment agent cyangwa se transfer. Igihe wamaze kuyageza kuri iyi website cyangwa umaze gukora deposit wamaze kuyageza kuri iyi website uhita uyakora transfer ukayohereza kuri MT5. So ariko kuri reka nze wenda ninjiremo muri ya application imwe twabonye naho mbereke uko bikorwa. Taravamo hano kuri cashier nandi kuri deposit. Iyo ukanze kuri deposit bahita bakwereka uburyo wacuzinze, niba ari TRC20. Nk'uko twabonye ko hari inzira ya mbere yo kudepozinga ukoresheje bank, hari inzira ya kabiri yo gukoresha cryptocurrency. Uvuga ngo iyi ngiyi niyo uza ugacuzingamo kuko niyo wahisemo, ugakanda ahangaha muri aka gasantere. Wageza kugandamo uhita ubona ya TRC20 yawe ukayikandaho, then ugakomeza continue. Bahita baguha wallet. Iyi wallet niyo uza ugakopiya ugakanda ahangaha. Uvuga ngo iyo uyikopiye uhita ujya muri exchange yawe cyangwa se muri wallet yawe ugakora paste. Kubera uba wayikopiye yino wallet, noneho ukagita ujya muri wallet yawe ugakora paste, warangiza ugakora send uyohereza amafaranga ahangaha. Nyuma y'iminota nk'itanu kugeza ku 10 amafaranga yawe aba yageze hano kuri balance. Yageze hano kuri balance rero icyo ukora ni iki? Icyo ukora ni uko ugaruka hano inyuma, ugaruka hano inyuma ukareba amafaranga ya hano kuri balance. Yamaze kugera ahangaha kuri balance uhita uza ugakanda hano kuri cashier iyo uhakanze. Igihe wamaze gukora deposit amafaranga yawe hano kuri balance uhita uza ugakanda hano kuri transfer. Iyo ukanze kuri transfer
bahita bakwereka ya account yawe ya MT5 wafunguye. Impamvu hano batari binyereka nuko nta mafaranga ariho ndashyiraho, ariko ninza kuza gukora deposit ndaza kuza kubereka mu yindi video irakurikira uburyo wayashyiraho noneho kuri MT5 yawe ugatangira ugatradinga mu buryo busanzwe. Murakoze cyane, ejo nzagaruka noneho turebera hamwe uburyo n'ubwo watangira gutradinga ziriya pairs twabonye haba muri real account haba no muri demo account, uburyo wabasha gutradingiramo kandi ukabasha kunguka. Murakoze cyane.